yego njye ndi tayari nta kibazo. Araje n'ubundi kuko bazabyedita rega iyi ngiyi ni pre-record turi kuri recording bazabinyuzaho n'ubundi ku cyumweru. Okay. Murakoze cyane kuba muri kumwe natwe ku materaniro y'uyu munsi aho muri mu rugo. Reka twizere ko muguwe neza. Tugiye kubana rero mu kuramya no guhimbaza Uwiteka dushima Imana ibyiza byinshi ikomeje kutugezaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo waba bitameze neza no munsi ariko turizera yuko hamwe n'Imana dusenga bizagenda neza. Ikaze mu materaniro yacu y'uyu munsi rero reka dutangire twiragiza Uwiteka. Father, turagushimye Uwiteka Imana ikomeye ko wabanye natwe. Turagushimye ko wemeye ko twongera kubonana no munsi wa none. Nubwo bamwe bari mu ngo zabo abandi mu ngo zabo, ariko turabizi neza yuko data iri hagati muri twe ugiye kubana natwe mu nyigisho zibuze kuvugirwa ahangaha. Nta kintu turibuze kuvuga usibye kuvuga wowe n'izina ryawe rikomeye ribasha data gukuraho ibitarakurwagaho n'ikintu icyo ari cyo cyose, ribasha data guhindura ibintu bidahinduka, ariko kubera ko data ari izina ryawe riri mu bintu byose bigenda neza. Tukuretse abababaye muri bino bihe bitoroheye buri wese data ngo uborohereze uze kubaba hafi. Abadafite amafunguro data uyabahe binyuze mu nzira zawe zirenga ibihumbi n'ibihumbi kugira ngo bashe nabo kugira icyo babona data. Uwo bitakunze no munsi wa none afite icyizere ko ejo bizakunda, kandi nta mwana w'umuntu yizeye wowe nk'Imana isumba byose. Bana natwe rero kandi data uze gukomeza guhezagira ibitaramo byose tuze gukora ahangaha twishima tugutaramira. Turi mu rugo n'abandi bari mu rugo data. Iyi COVID-19 turabizi ko ari wowe wenyine wagira icyo ubikoraho mwami. Turayikweretse kugira ngo uyikize igihugu cyacu, uyikize isi yose muri rusange. Tuzahura umunsi umwe turi twese hamwe mu nzu yawe tugushima ko twatsinze COVID-19. Urakoze Mana, tuguhaye ikaze. Turabizi ko ari wowe mugenga w'ibihe. Ubane natwe muri bino bitaramo mu kino materaniro yacu uyu munsi. Tugiye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Amen, amen. Sorry gato. Ko ashaka kuza gushima Imana se turabigenza gute? Ashaka kuza gushima Imana nyine reka turimbeho gato tuzoshima Imana nyine. None niba byeditinga bazagira nkaho nyine birimo kubakwa kanya. Ndabanza nshima Imana cyangwa oya ndahita ngwakira nyine shima Imana, ndahita mvuga muvandimwe ashima Imana. Okay. Nuyuvuze rimwe gusa biratungana. Mwene data hano hari icyo ashaka kubwira abakurikira ko iki giteraniro ry'uyu munsi, ngira ngo umwanya ni wawe muvandimwe Tsene. Microphone. Haleluya. Amen. Ndashima Imana ko nkiriho ngihagaze imbere y'ubwiza bwawe Mana. Warakoze kuba ukindinze muri aka kanya nkaba nkiri mu bana bawe bakiriho kandi bavuga izina ryawe. Ndabishimira Imana. Mugenzi wanjye rero nkuko yarampaye umwanya ngo nshima Imana, ndashima Imana ko niyongereho umwaka kuyo nari nsanganywe ibyo kunda kuvuga ngo kwizihiza isabukuru. Nyine we banza ugende usokoze. Ndagaragara yuko nta kintu Imana yakoze. Mana yanjye. Akimana ntabwo irebera mu misatsi. Akose kujya waza gushima Imana umeze uko imbere yakuzana uzana wari buze ko barimo kubireba wowe. Ako ntago bajudging ibijyanye n'imisatsi. Umutima wejejwe
ntago ugira, ntago ari ngombwa kugira umusatsi. Nese ubu nafite igisokozo sinashima Imana. asa wa mugani ya Satani waronkoreye ngaho saba imbabazi Imana. ngo mutangire nyine, reka tugire nyine ngo reka noneho nshyireho akaririmbo nawe nibyo gushima Imana atangira mu karirimbo. Okay. None muzahera hanga hagiye guhera. Humura 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 hari igihe wibaza byinshi ugahura n'ibibazo, humura ntiyakwibagiwe n'isaha itaragera, humura ntiyakwibagiwe n'isaha itaragera. Ubu buzima bwo muri iyi si herekana ugupfundikanya, ubu uratunze uratunganiwe ejo kawe urepfo na ruguru, kandi wari ufite ibya mirenge bigashira ubirebesha amaso yawe, ababyeyi bakagusiga, inshuti n'abavandimwe bagiye ubyirebera. Amena. Karese gahagije kabisa. Ndashima Imana rero ko yangiriye neza, nkaba nkiri mu buntu bwayo, akaba ikindinze muri aka kanya, ikaba yaratumye nkomeza kuba uw'agaciro imbere yayo ndetse n'abana bayo. Murakoze cyane. Ndashima Imana rero ko nijije isabukuru yanjye y'amavuko, ubwo niyongeyeho umwaka kuyo nari nsanganywe. Ni ibintu byo gushimira Uwiteka. Imana ikomeze iduhe umugisha. Abibaza imyaka ufite Imana irayizi. Imana irayizi, niyo yayimpaye, ikomeje no kumpa myinshi. Ndabishimira cyane Uwiteka ko dukomeje kugira uburambe ndetse no kugira ubwiza bwawe. Ko Dawidi arakomeza aratamba, Dawidi arakomeza aratamba, Dawidi arakomeza aratamba, Dawidi aratamba mwami, Dawidi aratamba mwami, Dawidi aratamba mwami, Dawidi aratamba mwami, Dawidi arakomeza aratamba, Dawidi arakomeza aratamba, Dawidi arakomeza aratamba, Dawidi aratamba mwami. Amen. Amen. Iyo Mana yangiriye neza, uko yangiriye neza, iyo Mana yangiriye neza, uko yangiriye neza. Ngo mikoro nagire. Check. Nagiriho. Iriho? Yo. Okay. Ngiriho rero. Ubwo noneho twataduka. Hako nubikore nk'ubushize. Oya nago mbikora. Kimwe bya bintu wakoze no kubabyeditinze, ariko tuba twararaburije. Oya nago Kwa kuno ugiye kurimba gahitaza indirimbo ya Davis. Oya nago nakongera rero yakoze. Ariko nuko nari naje mu modoka ngenda nyumva kete. Kurimo kuko abantu ngo bamfashe ngo Jairingo. Hari ahantu wakoze amakosa. Ahubwo ubwo ngubwo turirimba yindi nyine. Ngo ningerayo nzababwira ya ndirimbo nzaririmba rwa rukundo yanyeretse uko iminsi hayindi sinzibagirwa. None harakandi sumba twaririmbago sizizacaho si cyarimo. Oya nyine ukuntu biba bimeze, urumva na pastor azajya abwiriza, noneho bacisha umwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Nese batwaririmba akantu k'akanuza kamwe, kandi ntabwo tubiza kwitwaza ngo twaraze bagiye gukora muri repetition. Hariyo nyine nibutse twari twarepese nyine ya ni ngo tujye mu zacu tutekane n'izabandi bahanze, turimbe ya indi yacu arya indi yacu y'igitabo yayingu igitabo amazina Imana yanditse amazina yacu, igitabo nyine cy'ubugingo, igitabo cy'ubugingo yandi yacu, igitabo cy'ubugingo twagita igitabo
igitabo igitabo cy'ubugingo igitabo cy'ubugingo ese nshuti yanjye igitabo cy'ubugingo cyaba cyanditsemo izina ryawe aho wicaye itekerezeho itekerezeho urebe nimba uri muri icyo gitabo igitabo cy'iki igitabo cy'ubugingo yewe nshuti yanjye nawe icare wisuzume ese waba uri muri icyo gitabo igitabo cy'iki igitabo cy'ubugingo igitero cya kabiri harya cy'igitabo cyitwa gute nyine tuza ku mapaje ipaje ya mbere ese waba uriho nimba wibuze ku ya mbere ese iya kabiri uriho niba ura ku ya kabiri ku ya gatatu uriho utazarinda uhera amapaje utariho hari abari ku gifuniko kuri kava ku gifuniko si cyo gitaro wumva nyine oya iravuga ngo hari abazibura kuri igitabo cy'ubugingo nshuti reba kuri paje ya mbere ese uriho niba bira ku ya mbere iya kabiri uriho iya gatatu uriho uramenya utazisanga uri ku gikava y'ikare ku gifuniko cyayo ku gifuniko cyayo iki gitabo cyayo noneho dushaka turirimbe ya yindi iyo sirarangiye tuyitangire neza okay sawa kandi urabizi ko ubundi tangira tuvuga ngo igitabo twajya nyine twabikora gatatu ariko twari pese gatatu se cyane ni gatatu tunagenda zuko Eric yasaba ngo dukore gatatu twagiye gutyo igitabo oya nawe ni gatatu okay sawa ni imbere y'abakristo se tuzabikora gatatu nese bose barimo kubikodinga twagiye ibiri mu bibayemo dutangire hano twagiye igitabo agaruko twabire pese igitabo noneho weririmba base ngendirimbe igitabo nyine tumanuka twagiye 1 2 3 go igitabo none se turabivugira icyarimwe okay twagiye igitabo tsuguke ni icyarimwe wowe turasigamu okay ngaho twagiye reka mbanze igitabo cy'ubugingo Uwiteka igitabo cy'ubugingo nshuti waba cyanditsemo reba paje ya mbere ese waba uriho paje ya kabiri se yo nshuti uriho paje ya gatatu nshuti waba uriho niwibura urebe no kuri kava igitabo kibayumvise reka turirimbe yindi yoroshye mani dusaba gusubiramo bifite amaforumire ngo gatatu ese bayivanemo ntibazayishyireho bayivanemo iragoranye n'abantu bahita babona ko igoranye ubwo muzayikuremo iyi ngiyi tuzakoresha iriya yindi dushyemo ihe iyo kiyoka se oya kiyoka nayo iragora iteye ubwoba abana ntabwo bayikunda iriya imitwe 7 ifarasi se oya ntuzi ubwiza bwa Getsman bwa Getsman ariko nayibuka neza ntabwo yibuka urayibuka neza se happy nari abo turimbira yitwa umuzuko okay umuzuko ngo beng umuzuko